yarakoze kuko se twari kwishyura iki yarakoze nawe ko wayaraje ariko asigaye afotora neza barabyumva ariko bibanza kubatungura ariko nsanga uko Imana yambwiraga nkoreye ubukwe ni nako yabibwiraga ababyeyi banjye kabwira ngo nkoreye ubukwe umukobwa wanyu wa kabiri nge musengiteka ntacyo nza muburana yanyishuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha Rubayiza Emmanuel fisi rituruka mu byasezeranijwe. ubwo rero haze photographe y'ijana aradufotora ibintu by'umutuku ibindi by'ubururu ariko shana we yarakoze kuko se twari kwishyura iki yarakoze nawe ko wayaraje ariko asigaye afotora neza haya cyafotora umutuku. Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku munsi mudahema kutwereka ko mudukunda. N'ubundi ni kuri Fisi na Karine nk'ibisanzwe ntituzahwema kubahereza ibyiza tunashimira abadukurikiranye mu kiganiro cyashize duheruka kwa Prodinga mwabonye ko ibintu byari bimeze neza imosiyo kuri Fisi na Karine zimeze ibintu nyine byari byageze ajya avuga ngo byageze wa Ndabaga. Ndabona mwajyanishije rero Karine na Fisi. Urabibona ute Mbona wakisire bimeze gute? Ijambo risa n'umupira w'umugore wagiye n'ingwiki. The goodness of God. Nanjye niko handitse munsi handitse narekeremo Ibyiza by'iki by'Imana. Ibyiza by'Imana. Igihe kinini Cyane nongeye kubacitse. Mumeze mute? amahoro. Fi umubebe abeze gute dore ko mwaragiye kwa muganga. Araho ari koroherwa twaratashye ari mu rugo turi kumwe ameze neza biri kugenda biza gake gakeya. Karine meze gute ko mbona kugenda ubyibuha umunsi Meze neza ndashimira Imana n'abantu yaremye. Narigize ngo abadukurikiye babanze bamenye abantu turi kumwe. Nze ko bamaze kubamenyera ko batugezaho ibyiza umunsi ku munsi. Nabo ngabo rero twagiye. Hari n'ababa baje ubu ngubu. Hari n'ababa baje. Bashyashya twunguka inshuti buri munsi. Mvuze Karine Na Fisi. Karine no mudamu wa Fisi. Ku mazina yanjye yose nitwa Umurutasate Karine. Mutware wanjye Rubayiza Emmanuel Fisi rituruka mu byasezeranijwe. Mana ishimwe. Reka dutangire ikiganiro cyacu tugiye mu gutera story byaba birebire cyane kandi abadukurikiye nzi ko udustori kwacu turabaryohera cyane. Twarangiza tukibagirwa intego runaka ariko intego ni ya yindi yo kwigisha umunsi ku wundi. Fisi akazi kinagutegurira kumva gute nk'umucuranzi? Aryoshye. Kameze neza cyane rwose. Yambabariye ibyaha atuma neza. nukuri. Imana ishimwe. Impamvu navuze ngo Imana ishimwe nuko tugiye kumva ijambo ry'Imana Karina tugezaho abanjije gusengerwa na Fisi. Ya mavuta ni za switch. Mu kiganiro twakoze Fisi atubwira ngo ni switch zahuye. Izo switch rero nizo ngira ngo n'ubundi zongere zihure. Murakoze dushima Imana. Mana turagushimiye. Tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ko uri uwera, tugushimiye ko uri Imana itwitaho, uri umuremyi wacu, uri mwiza, ubereye mwiza bagutegereje bose. Kristo tuguhaye icyubahiro muri aka kanya, tukubanje imbere muri byose. Ngwino wururukire kubana natwe Kristo, ngwino sura imitima yacu, ngwino ubane natwe mwami. Dutewe ishema no kuba turi imbere yawe tukiri bazima, dutewe ishema no kuba tugihumeka umwuka w'abazima, dutewe ishema no kuba tukigenda bikemera. Data tuguhaye icyubahiro, turabigushimiye Kristo. Duhawe umugisha wo kuganira ku ijambo ryawe, duhawe umugisha wo kuganira
ku by'imirimo n'ibitangaza ibyiza bidasanzwe wakoreye umuryango wacu. Turagusabye ngo wururuke uzubane natwe. Turagusabye kugira ngo umwanya wose tugiye kumarana n'abashuti bacu n'inshuti n'abavandimwe hano, reka utubere umugisha, umwuka wawe wera tuganze. Urakoze Kristo, tuguhaye ikaze na karibu uzutwiyoborere. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Haleluya. Imana igumugisha. Twakire Karine tugeze ijambo ry'Imana nk'uko twihaye intego yo gutangira twaje kumva ijambo ry'Imana. Ikaze Karine. Murakoze cyane. Ndashimira Imana nanjye ko yongeye kunyemerera ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Tugiye kumvana ijambo ry'Imana. Tugiye gusangira Zaburi ya 91. Ariko tubanze dushimire n'Imana mu byo yaduhaye, turimbane kano kantu gatoya twinjira mu mwuka wo kumva ijambo ry'Imana tujye dukomeza. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Amen. Mana ishimwe. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere uravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Umurongo wa kabiri uravuga ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana iduhane umugisha. Reka dusubiremo rimwe kugira ngo muryumve neza. Iravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Umurongo wa kabiri uravuga ngo kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Imana iduhane umugisha. Mu magambo makeya turimo turiga cyangwa iri jambo riratubwiriza kugira ngo tube muri Kristo Yesu, kugira ngo tube mu buzima bwo mu Mana, tube mu buzima bwo guhimbaza Imana, tube mu buzima bwo gukiranuka, mu buzima bwo gusenga Imana no kuyiringira. Kubera ko harimo izi nyungu zose batubwiye hasi, nubwo biba bigoye, ariko Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Ijambo ry'Imana rindi leta ritubwira ngo ariko nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Uwiteka dushoboze twese, namwe abashoboze kuba muri Kristo, kubera ko ababa muri Kristo Yesu ngo bazaba mu gicucu cy'ishobora byose, kandi Imana izababera ubuhungiro bwabo, izababera byose. Amoya y'Uwiteka izayababundikiriza, kandi ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizabatwara muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizabatwara muri Yesu Kristo. Amen. Kristo igiteye ubwoba ntacyo kizadutwara. Abari bafite ubwoba bw'ibya nijoro rero bahumure. Karine arabumva. Ntabwo biba byoroshye. Buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo nta joro ridacya. Yego. Nuko ijoro rero ntabwo rijya riba ryiza. Ko ni ukuri.
buriya sinzi ngo niba ari Bibiliya yavuze ngo ijoro ritandukanywa n'amanywa kandi umwijima utinya umucyo cyane. hari impamvu umwijima utinya umucyo rero Yego. nuko nta kiza mu mwijima. Ibaza ikintu kigereranywa na Satani, umwijima. Niyo mpamvu rero Imana tuyishima amanywa na nijoro. Yego. Kuko iba yakoze imirimo ikomeye. Nk'uko twabisezeranyije abadukurikirana umunsi ku munsi, inshuti zacu zidukunda ntizihweme no kubitwereka ko ziri kumwe natwe. Twabibonye mu kiganiro cyabanje, tubibona muri iki, mbese abo dukomezanya kuba turi kumwe. Imana ibamugisha, namwe bashyashya ye tubahaye ikaze muri Isanga kuri Fils and Carine. Tuba twabateguriye, turabategura tugafata igihe kinini Ibyo biryoshye cyane kugira ngo ibintu bize kuba biryoshye. Ubwo twasozaga ikiganiro cy'ubutaha twabasezeranyije ko tugiye kujya kuri topic y'ubukwe, uburyo ubukwe bwa Fils na Carine bwateguwe, butangira imyiteguro kugeza ahantu muri bwumve turi busoreze. Ati ni hehe rero? Byandike muri comment, ati dusoreze. Reka ntangiremo Carine, ikaze tayari. Carine, Karame. imyiteguro Yari imeze neza. imeze gutu Neza. imeze neza. Okay, bo Carine, turagira ngo mutangire rero mutubwira, tuhera ku ruhande rwawe. Baravuga ngo kenshi abakobwa nibo bavunika mu bukwe, ariko naje gusanga n'abasore bitaba byoroshye kuko njye nabiciyemo. Naje gusanga bitaba byoroshye, ariko kaduhire kuri Carine ari tubwira. Carine, ikaze. Murakoze cyane. Ego, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubashimira mwese mwakoze subscribe mudukurikirana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Twongeye kugaruka dufite ibyishimo kuko dukundwa n'Uwiteka. Muri mbye yaravuze ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndaha amahoro kubw'imbabazi ze nyinshi. Natwe rero kubw'imbabazi z'Imana no kuko Imana idukunda turi amahoro. Twagarutse rero mu buhamya bwacu, uburyo twaravunaguye, tuzagenda tubibabwira gakeya uburyo twahuye, ngendo rutari rworoshye, ariko tugiye kubabwira ese twateguye ubukwe gute, byavuye he, byahereye hehe, ese twakoze ubukwe bigenze gute. Rero ndumva uko ndi kubyumva ngendeye kuko byagenze, ndumva Sheri yatubwira, kuko ubukwe bwacu umushinga wa mbere cyangwa inama ya mbere y'ubukwe yanjye na Sheri yabereye ku Gishushu. Yabereye ku Gishushu. Reka Sheri atubwire ko urumva niwe wapropoje ubukwe, abumpropoza ukuntu byagenze, ukuntu nabyakiriye, nanjye ndagenda mbabwira ukuntu ku ruhande rwanjye byabaga bimeze. Agira ati Fils ari utangira. Umva niwe wapropoje ubukwe, ukuntu byagenze. Yego. Ariko dusoza ikiganiro cya kabiri ngira ngo seri ya mbere, Fils yaravuze ati ngiyewe nabonaga iby'ubukwe ntabyo. Ariko reka rero duheraho koko. Kuko yavugaga ko yabonaga nta nzira y'ubukwe, amikoro ari ntayo, nanje biraba. Manza byaraciye mu rugamba kabisa, kabone uri kubifirira. Katugwaye ikaze Fils, urumva umeze gute? Amahoro. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze kumpa ikaze. N'inshuti zacu turazishimiye cyane, zidukurikira umunsi ku wundi. Turabakunda cyane byimazeyo. Imana ibahe umugisha kubwo gushyigikira iterambere ryacu, inzozi zacu. Murakoze. Ubukwe rero uburyo nabupanzemo byabaye nyine pafu, byabaye nyine kwizirikaho igisasu, kuko ndabyibuka nari mfite umushuti wanjye bamwita Nikora. Naragenda mureba, ndamubwira ariko numva nshaka gukora ubukwe. Arambwira ngo ntago ndi kubona bitazavamo
aka kanya waba uretse, ariko mu by'ukuri twatangiye nta nzira pe. najyaga kera numva abavugabutumwa ukajya wumva umuntu ngo Imana imukora ngo afite 100, ariko hatazagira abandi bantu bishora. buri umuntu agira inzira ze. tuzagenda ngo nzakurikira Fisi watangiye uko afite aya, cyangwa byagenze gutya nawe ukirukanka. mukore, mushaka amafaranga basore, shaka amafaranga, haranyerera. ubukwe busaba amafaranga, urugo rusaba amafaranga, ni mukore. ariko muri makeya nk'usubije wenda icyo warumbajije, njye nahamagaye umugore wanjye duhurira kuri Simba ku Gishushu. ndamubwira rero ndashaka ko tuganira, ndamubwira ko nkukunda kandi nkaba numva umutima wanjye ugukunda, waretse tukabana. umugore wanjye rero yari amaze igihe angoramo, nkajya kumva ngo uyu munsi ngo yapurayinze hano, yavuga ngo yapurayinze nk'abatse, noneho najya ku byo kwapurayinga turabana gute. njyewe nashakaga ko umugore wanjye yiga, ariko ntabwo nashakaga yuko nyine ajya kwiga tutarabana, numvaga bizahita bipfa. ndangije ikintu nakoze, naramuganirije, twari rwose mu masaha yo ku mugoroba, nikora namwatinya ngiye kuganira n'umugore wanjye, muganirize mubwire. sheri njya kumureba, namuhamagara turahura. icyo gihe nari mfite amafaranga, ni ukuri. gusetse se sheri? oya nibyo. nari mfite amafaranga 500. mfite 500 mu mufuka, ndabyibuka. 500 se nibyo ra? nari mfite 500 ariko sheri afite 5. yari afite 5, njye mfite 5. araza ndamubwira rero njye ntabwo ndi bunywe, ntabwo ndi burye, ariko impamvu nuko nta mafaranga nari mfite. ntayo mfite, kandi we yari ashonje, yari avuye no ku ishuri, yari afite ibintu by'amashuri twose yiga, yarangije kwiga yahise abona ibintu ajya kwigamo by'amashuri twose, yari ashonje mu by'ukuri. ariko njyewe nanyweye agafanta, nawe nyine afata agafiriti ararya, turaganira. nyuma tumaze kuganira, ndamubwira rero njye ndashaka yuko tubana. ati nta kibazo, agira ngo nyine ni za burage zanjye, ariko akazi kararyoshye. Imana iguhe umugisha, ni ukuri waduteguriye neza. ndangije namwe atari ku buryo nshaka ko tubanamo, nshaka ko twishyingira, ko nta bushobozi mfite. ndashaka nyine ko twishyingira, cyangwa se twakabya tukajya mu murenge gusa. umugore wanjye naramwambitse fiyansaye, ahita ayikuramo uko arayinsubiza. nari naramubona baseriye, nyine urumva naramurutaga, nyine nkajyamo utuntu twe twose namurusuko, ni ibintu by'abana nyine. maze umugore wanjye n'ubundi n'akana nihebeye nifatiye, nayifashe igihebeba, nzamuyobora mpaka ayikuramo. mbona ko bisirenze, ati sheri garuka nkakira. ndongera ndayimwambika, namubwira ngo nemeye ubukwe. namubaza sheri ko twemeye ubukwe tuzabigenza gute, tuzabaho gute, tuzabukora gute? aba aratangira arambaza, ariko rero ati ngiye kumubwira, ati ngenda naranatunguwe, ati sheri, ati reba igihe wakoreye, nta ntebe ugira, nta kabati, nta gitanda kizima, nta matora. ubundi ibi byose ntiwabyitaye, ariko nasi ibyo twakoze, ibyo gihe hari mu kwa 11, hari mu kwa 11 mu matariki nkangaye gutyo nk'umunani ahari. ndangije ndamubwira ngo arangije turavuga ati basi ibyo twakoze twarabikoze, kurangara twagize twarakuranga, ariko noneho uziye gutangira ahangaha, tugiye gushaka amafaranga. arava he ko nari umuntu uri aho ngaho, nawe nta kintu afite, n'ubwambazaga gutya, ntacyo azanye, nanjye ntacyo nzanye. ariko nyine niyo principe y'abadamu, abagabo biba bibareba,
niyo mpamvu nababwiye ngo basore mukore ibintu byo kwivugishwa ngo muzanye nkuko fisi yagiye buri muntu yogaye kandi uhitamo kugenda agaramye akoga n'uhitamo kugenda agenda aryamishije inda. Ubwo niba narahisemo yo koga ngaramye rero naragaramye ndakubitwa nawe genda woga yawe. Tuhita dufata umwanzuro arambwira ngo ndamubwira tuvana ko tugiye gukora ubukwe ariko tugenda tutanze itariki ariko twanzura ko ku itariki 17 kuwa gatandatu tuzakurikira. Ndumva hari nko ku itariki 8 hari batari 9 niba atari 7 hari oya ni nk'icumi kuko haciyemo icyumweru kimwe 17 ko tuzahita tujya mu rugo kumwerekana nkajya kumwerekana iwacu. Turabyemeranya mpita njya kureba Nikora tuvuye aho ngaho mubwira uko byagenze arangira ati fite courage. Nikora arambaza ikintu yahise ambaza none se fi ufite inkwano? Ndamubwira ngo humura inkwano yo nta kibazo ufite 500. Ndabifite rwose urumva inkwano yo nubwo wenda banca na miliyoni none niyo banca na 700 naba nanze zo senyisa ng'Imana ishimwe ariko mu by'ukuri nari mfite ntayo pe. Ahubwo naravuze ati nimbuga ko ntayo umugabo aranseka arambaza ati ibintu ugiyemo ni ibiki. Turangije dufata umwanzuro umugore wanjye ku itariki 17 mujyana mu rugo. Ku itariki ikurikiyeho oya twagiyeyo ku itariki 17 tujya iwabo turashyiraho gahunda. Noneho ubwo wenda araza kutubwira ku itariki 25 turavuga ngo tujya kubwira pasiteri ngo turashaka kwerekana. Pasiteri ati se bimeze bite? Turashaka kwerekana ku itariki 25 twa 12 turashaka gukora ubukwe. 25 biranga dushyira ku ya mbere kuri bona twumva ngo dushaka kuzarya bonane cyangwa se noheri kwerekanwa biranga dushyira ku itariki 8 twerekana ku itariki 8 z'ukwa mbere kugira ngo bigere ku itariki 8 byabaye ubuhamya burebure rero ubwo nayinciye muri make murakoze. Ariko utaravuga ngo waruciye muri make ahubwo aravuga ngo byari ubuhamya burebure ari abantu bicishije amatsiko abadukurikiye rwose amatsiko abaye yose. Murakoze. Yego murakoze cyane. Ngewe ndi kuvuga imirimo y'Imana mba numva nezerewe cyane niyo mpamvu ubona mfite akamwenyu kenshi kandi Imana yarakoze pe kandi Imana irakora. Hanyuma ngewe mbere y'uko ibyo byose biba ikintu cyanyinspiraga najyaga gusenga mbere y'uko ibyo byose nampropose byo kubana najyaga gusenga ngiye gusangira nk'ibyifuzo nk'icumi nabyanditse muri agenda yanjye tugasenga umuntu yamanurira akatambwira ngo Imana igukoreye ubukwe. Havuga ati uyu muntu yavangiwe haba ati mu by'ukuri nk'uko Shere yabivugaga njye numvaga nziga nibura maze kurangiza kaminuza nk'icyiciro cya mbere maze kudefanda. Hanyuma Shere we nyine numva we agashaka ko nahoraga mukatira twarabivuze ubushize nkamukatira hajyana nushyira mu mutwe nkavuga ati buriya ninjya kwiga nzasanga n'ubundi yarabonye abandi nanjye mbona abandi muri kaminuza nangira ubundi buzima nkahora mukatira ibintu byinshi cyane. Noneho nahoraga na applying ahantu henshi cyane nyine numvaga ndi muri mude yo gukomeza kwiga ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo inkoreye ubukwe. Ahantu hose ngiye Imana inkoreye ubukwe ahantu hose nagiye Imana inkoreye ubukwe nkavuga se Imana mu byifuzo 10 nazanye ubu ngubu ubukwe nibwo ndi gusengera ngo twara abantu benshi bari gusengera ubukwe waba bakorengeyeho kandeka cyane ko nafite na mukuru wanjye utarakora ubukwe nkavuga urabura kubwira mukuru wanjye kenshi twabaga tunari kumwe tugataha turi kubiseka nkajya mbwira ati ubwo niwe babwiye ahubwo Imana ubwo yanyuzeho kumwe igivuga ibimenyetso tubwo ninge yanyuzeho nkitahira neje ikabisubiramo neje ubundi ariko nkabona nta gahunda nta cyerekezo mu rugo mama yabaga yirwariye nta bushobozi dufite nyambara imyenda Sharinda namushimira cyane. Mu by'ukuri nubwo twakundanaga gutya nkunda gutya nyirukaho gutyo nari wa mukobwa utavuga ngo mfite amasakoshi agezweho nambara ya myenda baduhaye iyo niguriye ari gakeya
ari gakeya, mbese ntabwo byari byoroshye pe, ntabwo byari byoroshye kubona agapudera arisha ruri bukangurire, mbese ari ibintu bitoroshye, ariko arakomeza arankunda. Numva najyaga no gusenga, numvaga umuntu we nibura babwira ngo Imana imukoreye ubukwe, wa mukobwa bambara utwenda dustile tugezweho duhuye, murakoze twese, umva ni wa muntu ufite utuntu twinshi cyane, twinshi. Nubwo ubushize nabwo nagiye muri Miss Rwanda, ariko nta kintu nari mfite, nyine bwari ubuzima butoroshye, twabaga mu buzima bwo kwibana mu rugo n'ababyeyi. Urumva mama yabaga mu bitaro, bari baramubaza ikibyimba ku mutwe, arwajwe na mama i Kanombe, ariho baba mu bitaro. Urumva njye na mukuru wanjye twasiga nkaho turera na papa. Arwajwe na mama i Kanombe, mama arwaye. Sorry, mama yari arwariye i Kanombe, arwajwe na papa. Urumva njye na mukuru wanjye nitwe twatungaga barumuna bacu kandi bari kwiga. Urumva n'amafaranga nakoreraga yose nayo guhahisha mu rugo, nayo kugura amakaramu yo mu rugo, na mukuru wanjye tugafatanya, nashira akamfasha kama amafaranga tugakoresha mu rugo. Urumva ntago nabonaga amafaranga yo kuvuga ngo ndajya kwigurira utuntu tugezweho, ntago byari byoroshye mu by'ukuri. Numva mu bintu byo gusengera ntago numvaga ko ari ubukwe, ariko Imana, umugambi w'Imana cyangwa Imana turebera ibidukwiriye, tugenera ibidukwiriye. Hanyuma rero ukuntu umugambi w'Imana wasohoye, Imana bimbwiraga gutyo ko nkumva nta nzira, na sheri nyine twabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima, tukabona ntago byoroshye. Nkumva nibura mama nanakira nzagita njya ku ishuri, nshaka uburyo njya kwiga, ibintu nk'ibyo nizo byari inzozi zanjye. Ariko Imana ni data, ni mama, turebera ejo. Hari indirimbo ya Holy Nation nkunda irimo akantu kavuga ngo arimo akantu kavuga ngo yego, kavuga ngo imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwo kutubeshaho. Kavuga ngo imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwo kutubeshaho no mu rupfu tukabaho. Ngo ubu ndiho kandi nzabaho, ngo kuko mfite umubyeyi kandi ngo anyitaho buri munsi. Harimo amagambo menshi nshatse kuvuga ngo imbaraga z'Imana zifite ubushobozi bwo kutubeshaho none n'ejo, kandi ngo angenera ibinkwiriye, kuko ari data wa twese. Imana iduha umugisha. Kare Fisi yatubwiye ati namutumye umugore wanjye, turi gutegura ubukwe, duhurira ahangaha kuri Simba, nayo mfite 5, yewe wari ufite 5, byumvikana ko ari umuherwe kuri we. Ariko ubukwe aburatangira, ariko kwe ajya kuri boy ibwira mugabo ko afite imana ntayo, turagira wowe tubwire uwo munsi muhura mwategura ubukwe kugeza mugeze ko yarageze ku gihe cyo kwerekanwa. Yego, natwagira gutubwire icyo gihe inzira waciyemo ni byakushimaga cyane mukuru. Yego, kwako mbere mutandukana ntabwo wabyemera. Yego, murakoze cyane. Mvunaguye nubwo mu buzima bwacu bwa mbere dukundana bwari bugoye, hanamugoramo, ariko byageze aho mbapoze. Rukundo rumva uko iminsi igenda iza, turakundana byuzuye, ngira ngo bifashe n'abandi bakobwa. Ngewe ntabwo twasohokanaga ngo shera bari we wishyura mu gihe atayafite. Iyo yabaga yafite yarishyuraga, yaba ntayafite akaba ari nge wishyura. N'igihe twasohokanaga tukanywa amazi gusa, tugataha tukaganira kandi twumva turishimye, tugatembera mu nzira tukagenda tuganira gutyo. Hanyuma rero umunsi wo kumpropose ubukwe twarahuye bisanzwe turaganira, atangira kumbwira ngo nk'uko undi wese yabitekereza ko tubona nta mafaranga, ko tubona nta bushobozi, tubigenze gute. Arangije arambwira ngo rero ngewe urumva hari ahantu narapurayinze bisa nkaho byanakunze, ariko akajya akunda kumbwira ngo ntabwo abishaka, ngo bimuca intege. Akambwira ati ukuntu nkubona, urumva, akambwira ngo nshobora kuzahita mbirivamo tutanahura,
nkazahita nikundanira n'abandi iki n'undi wese nyine yabitekereza. Arambwira ngo ubwo rero tugomba kubana. Ndamubwira ngo rero ntabwo njye ari nonaha. Rero arambwira ngo kubera ibyo byose nari mbitarutse reka twishyingire. Mitamba seriyeze nk'uko yabibabwiye. Ndamubwira ntabwo bishoboka. Ndamubwira ati ngiye mu masezerano Imana yampaye kuva kera, umwana ngufi ahita ansaba imbabazi. Arambwira ngo mbabarira ngo rwose ngo ibiki, kora ko yakundaga no kurwanya intambara mbere z'abahungu banteretaga kenshi cyane. Nubwo nyine yabaga babona kuko akenshi yabaga afite telefone yanjye akabona ama message banyandikiye bikamubabaza. Abansabye urukundo benshi banyirukagaho benshi cyane pe. Yarangiza rero bikamubabaza. Rero niba yaratekereje araza kutubwira, bavuze ati ba bantu ahari njya ndwana nabo noneho tunakundana arahita bajyamo. Kuko n'igihe twigeze no gushwana ndambwira ngo n'ubundi bantuza sinababura barahari, ndahita ngenda tukomezanye ibiki ibintu byinshi. Ariko naramukundaga, by the way naramukundaga. Iki cyaguteye mwahuje gute ku itariki yo kwereka? Yagusuye iwanyu twajya tugeze mu rugo neza. Tugeze no ku itariki ko mwayihuje yo kwerekanwa. Yego. Na struggle. Yego. Urumva yahise angarura nsaba imbabazi. Amaze kunsaba imbabazi arambwira ngo basi ngo reka dukore ubukwe. Nubwo nta kintu gihari. Nari maze nyine kumuganiriza mutenenya avuga ati bantuza ntibari bakeneye kuturenza. Tubungubu ndamubwira ati twebwe twemeze gahunda nziza y'Imana yo gukora ubukwe bwiza. Imana izadushyigikira ariko tutishingiye. Yarabikoze ubukwe mwarabubonye kuri Zaburi nshya, tuzanabushyira kuri channel yacu. N'abantu babutashye barabubonye ko Imana yadushyigikiye cyane. Nuvuga ngo bitandukanye n'ibyo. Yego. Yego. Turabibemereye shi. Yego rwose. Bitandukanye n'ibyo. Turabahereza ubwo ejo turabahereza ubukwe namwe mwihere ijisho muri imirimo y'Imana. Mu byaranze ubukwe bwacu. Yego. Hanyuma nibuka ko Imana imaze igihe imbwira ngo inkoreye ubukwe. Ndamubwira ati wenda wasanga abantu babaga batavangiwe, reka mbyemere. Nibiba ari iby'Imana bizasohora, nibiba atari iby'Imana ntibizasohora. Direct twese tuva naho twanzuye ko tugiye gusurana mu miryango. Ndabyibuka ko ndi muri stage hari ya Kimironko, mba muri famille, nahise mpava ngenda mpamagara papa mubwira ngo kuko sherumba bari bamuzitwe tumaranye igihe, nahise ngenda mbabwira ngo nzaza kumwerekana. Twavuye tubyanzuye ko twinjiye muri gahunda y'ubukwe tugiye kubisengera, Imana ikazabana natwe nta kindi, imbere tubanje imbere Imana. Kari muri gutegura ubukwe ni iki cyakugoye kugira ngo wanze gutinda gufata itariki y'ubukwe kumweka mu gatindaho ukuntu? Murakoze cyane. Ikintu wenda cyangoye, urumva nsa nkaho ari njyewe we yari yarishyizemo ko tuzabana twishingiye cyangwa nyine tugiye muri civile tukahita tubana. Hanyuma ninjye wazanye ibintu by'ubukwe nyine byose arabyemera, ariko abyemera kuko yankundaga. Nyuma ariko nawe bigenda bimuzamo. Hanyuma tumaze kubyinjiramo ikintu cyangoye, hari igihe twagezemo amafaranga arabura. Urabona iyo umuntu ari mu kwizera habura igihe abavuga ati ibintu byose Imana izabikora, ati harejo. Uceceka rero hari igihe rero katatangira ateko navuga ko Imana izabikora nka mbone Karine. Irimo irava ibintu yinjiyemo ndabizi. Nuko byatugoreye cyane, ariko tugakunda gusenga. Twakundaga guhura igihe cyose tuhuye tugasenga, twavuga Imana ni we tubanje imbere. Urumva rero hari igihe cyageze twihutishije ntabwo byose twabivuga ngo birangire. Urumva gahunda yo kwerekana mu rugo twarayikoze irarangira. Mu rugo urumva bari bamuzi nta confusion bari kugira. Narabibabwiye nyine tuba tumanye n'inge dukundana, barabyumva ariko bibanza kubatungura, ariko nsanga uko Imana yambwiraga inkoreye ubukwe ni nako yabibwiraga ababyeyi banjye, kabwira ngo nkoreye ubukwe umukobwa wanyu wa kabiri. Nabo babanza kugira confusion ati se Imana yabura kutubwira mukuru we gatubwira murumuna we. Numva ni ibintu byari bitumvikana neza, ariko Imana ifite umugambi wayo utandukanye n'uw'abantu. Kari dusimbutse umunsi wa mbere
mwerekanwe ngira ngo mwerekanwe mu gatega kure twerekanwe kuri yenze gusa kugira ngo tubwire umunsi wa mbere mwerekanwe wumva umeze ute wowe wari ugeze ku ntego yawe y'ubukwe mu gihe Fisi we oya nanjye ariko nawe yarayigeze ariko araza kutubwira aratubwira akubanza utubwire kari wewe yumva gute kuko washaka ubukwe cyane kurusha Fisi urumva ntabwo byari byoroshye kubera ko nubwo numva nahise mugarura muri gahunda y'ubukwe mbere y'uko ayemera narabanje ndamuganiriza kandi yaranyumvaga muhereza amaguideline y'impamvu tugomba gukora ubukwe ndi seriyeze ndamubwira ese Imana yadukoreye Imana yagukuye aha nanjye nkura aha yabanye mu rugendo rw'iwanyu mu buzima butari bworoshye bwanyu tuzababwira mu bw'iwacu butari bworoshye twese twa dufite imiryango ikennye sinabara kubivuga Imana iradushyigikira ikabana natwe story yacu yose ubuzima bw'abo nabaga mbuzi ubw'iwacu abozi hanyuma umva nawe rero amaze kujya muri gahunda y'ubukwe twese turi hamwe twenda kwerekanwa rero igitangaza cyabaye cyanangoye nagiye kubona mbona ari igitondo kimwe n'ibintu byinshi turabivunagura aka koko sinabura kukavuga ngiye kubona mbona message iraje mu gitondo yanditsemo ngo ngiye kwiyahura ari ubikubwiza ya sheri ndikanga mbanza uyu ibaze abantu bazerekana ku cyumweru turi kwa gatatu ariko ntarenze no kujya kumujajinga twebwe ibintu byacu biratangaje byageze kwa gatatu tuzerekanwa ku cyumweru nta myenda nzambara mfite nta nkweto hari kwa kabiri hari kwa gatatu niwe nagiye gusenga Nyarugenge ndabyibuka hari kwa kabiri tutarabona imyenda nta nkweto mfite na sheri ntabyo afite ibyo kwakiriza abantu umva sheri agomba kwakira abantu be iwacu bazaza gufata irembo kandi nyamuhereza modeli icyo kintu cyarasegeje ngo azambara ngo twerekane nanjye nyamwereka amafoto ubundi nako komeza naza kuvuga urumva ntabwo byari byoroshye mu by'ukuri urumva sheri nawe afite ukuntu ari umusirimu ndanamwemera n'ubu tubana design zose njya nambara niwe uzima utuntu twiza twose mbese niwe ungurira ndanabimushimiye nyine azi ibintu by'ibisirimu byinshi anacuruza n'imyenda azamuteza imbere hanyuma ndangije kwa kabiri mbona message ngo ngiye kwiyahura ngira ngo nimero zicanganyije amazina ni nk'indi nimero y'indi muntu yaje izina rya sheri ndongera njya muri contact neza nshyiramo nimero nzi savinga bwa kabiri mbona ni nimero ye ibaza umuntu muzerekana ku cyumweru ngo agiye kwiyahura ntimwigeze muvugana nabi nta kibazo uzi cyabaye message ije ngo ngiye kwiyahura naramuhamagaye nga kunyitaba ikintu nakoze nese nambara ntoze njya kumureba numva umuntu ntabwo yakubwira ngo agiye kwiyahura ngo ujye koga nese ngenda kumureba nkinjira ntabwo wankanserenze aho warantutse kuba wigira ibiki akofi tubwire twagarukaho ni iki cy'ugute kwiyahura natubwire abantu bazerekana gucyuma ako ndavuga ko gusa nta kibazo sasa urumva twamaze kwerekana buriya wamaze kujya mu miryango uba washinze amazamu ku bantu bakina umupira twamaze kugera mu miryango tumaze kwandikisha itariki kugira ngo wahise nuko nyine uhora udusura ukaduhamagara tukagusanga iwawe tukagusanga kwa natwe tukadusura ariko buriya nawe dukwiye kuzaguhereza ku buhamya tutari hano ukajya ubudutangira kuko ari igihe bitubana byinshi urumva kugira ngo twandikishe ubwo tumaze kujya mu miryango baduciye amafaranga 20,000 by the way kugira ngo biboneke kwanga Imana igifunga bro Imana igifunga abantu nitukabona umuntu nukabona uhiriwe
wahise ngo ubone wabonye essence yo kuza kutureba gutya ngo ugire ngo Imana igifunga. Tubura amafaranga 20 kujya kwandikisha, ndabyibuka. Ubwo urumva twateguye ubukwe mbi Kigali? Sibyo? Sibyo? Yego. Nibyo? Ntabwo nabaga oya, ntabwo nabaga i Kigali. Ahari niba nibeshye tuzabiganiraho nabyo ubutaha babimenye neza uburyo nyuma yo kwerekanwa. Nyuma yo kwerekanwa ubutaha tuzababwira neza noneho dutuje tubagire nyuma y'itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2023 twerekanwa nibwo urugamba rwakomeye. Ariko noneho ubu ngubu noneho reka tubagire base kugeza ku itariki 8. Sinzaho nabonye amafaranga munyoreje sheri bari baduhaye account turi buyishyiraho itorero kugira ngo tuze kwandikisha ubukwe, turabwandikisha tujyayo. Iminsi iragenda ariko tukabona wapi nta kintu tubona. Kandi wacyohereza style bikada ibyo style byoroshye. Abantu bose bamaze nyine twari dekaraye ko dufite ubukwe. Habura icyumweru narabyutse mu gitondo kimwe ari kuwa kabiri ndabyuka numva ibintu ntagiyemo ntabwo biri buceceke ntiyahuye. Kandi uko niko kuri hari umuntu nakwira ngo ngiye kwiyahura n'ukuri ni ijambo rikomeye abafite impamvu arisohoye. Ndamubwira sheri ngiye kwiyahura kandi nanabitekereje pe ntambara akagozi bigenze ariko se nimba barase nongera nkagaruka. Ndangije sheri ngiye kubona aramamagaye ndamwihorera kandi nari ndi serious. Wenda sinari kwiyahura kuko nanone urumva ubukiri muzima uvuga ati se ni niga ababara ndabigenda neza revisi yanse se ni niga ese ninywa sumu yapanya mu nda se nimpi ndabanze kandi ushaka gupfa ese kirema akagozi ndahita bihita byanga nyine ukabona nyine ako kantu wakora kakagufasha ariko kari bukubabaza kavuga ati sha ntabwo nashakaga gupfa nashakaga nyine kugira ngo iki kintu gisibangane kiveho. Umugore wanjye baraje arangije arambaza ati ariko umva uri muzima nindiri kugwatira ubukwe wavuze tukabireka ubundi ko numva uriyahura umuntu w'umugabo ako kana gakubisemo yewe nsanga ahubwo noneho nanjye ndinzanga mbwiye abantu mfasha abagabo mfasha abakecuru mfasha abasaza ati mfite ubukwe nzerekanwa abantu bashyushye bati katuzarebe ndangije ngo ngiye kwiyahura. Ndangije ndavuga mfashe umwanzuro kuwa gatatu rero njya gusenga Nyarugenge nari nasokanye na Chorale Holy Nation turagenda turacuranga. Tumaze gucuranga uwo munsi ndi gusohokamo ku rusengero urahabona Nyarugenge mu Gakinjiro mpura na Nikora namuhamagara turahura. Nikora ni inshuti yanjye niyo mpamvu we muvuze kuko kugira ngo mbe Gambe Imana sore kuri wowe nduwo ndi ubu yatanze imbaraga nyinshi, umwanya, ijoro, amagambo, telefone, amafaranga nyine natanze umwanya mwinshi munini cyane kuri njye. Araza turahura namubwira Nikora narananutse nashije namwe Nikora noneho ndananiwe kabisa. Nikora reba nzerekanwa ku cyumweru nta nkweto. Urumva nibwo bwa mbere nari ngiye kwambara itisi mu buzima bwanjye. Nibwo bwa mbere nambaye itisi. Nahoraga mbe musaba reka. Nibwo bwa mbere ngiye kwambara congo. Nzambara ikoboyi. Nabanje no kujya mvaka ubundi ko nyamberwa wafataga koboyi nkakiraho agakweto keza kakafosi n'agashati keza sinabambaye neza abana tubaba warasasa. Ndangije namwe ati Nikora nta nkweto nta panaro nta shati ndabigenza gute? Arambwira ati fi deka nkubwire. Nikora agira amagambo yo gukomeza arambwira ati fi Imana ndakubwiza ukuri twaye duhagaze twegamye ku modoka. Arambwira ngo fi ndi hano ndi umugabo kuzabihamye ntago uzigera ubura myenda yo kwambara. Arambwira ngo fi nubura fanta zo kwakiriza abantu werekanwa zo kujya gufata irembo fi
uzamenya yuko Imana idakora uko. Kandi noneho nkagira ngo basi we kuva yarabaye umugabo wenda araje mvuga ati fata 10 nawe wapi byari byanze sha ndavuga ati birashane ko impamvu ariko bimwana nuko we yabirangije. Ndataha nta n'itike nari mfite ayo ku ikarita. Ndataha ndangije nari narafashe modeli yo kwambara umwenda, modeli yo kwambara sinza nari nashatse akamade in Rwanda n'agakutisi. Umwenda wo kwambara nawudodesheje ku wa 5. Sinza hana amafaranga yaturutse, ntago mbyibuka neza, ntago ndi kubyibuka neza hana amafaranga yaturutse. Imana irangije ihitima amafaranga mitanja mu mujyi ngura igitambaro ndadodesha ariko ntanga make andarabura andabuze, ariko ndavuga byanze bikunze bizakunda tu. ubwo ubonye igitambaro baradoda ku mushito wanjye arandodera ku wa 6 nijoro nibwo imyenda nagenda yizana. Ubwo sheri nawe we sinzi uko byagenze ndababwira, ariko uwo munsi imyenda ndayizana, Imana irabikora. Yesu Kristo ndabyibuka sheri tuvuye mu mujyi yagiye kudodesha ikanzu ye nawe nanjye mve mu mujyi muherekeje hari nka 4 z'ijoro. Yatahaga ahantu ku ruvuye ku Ruyenzi kugera mu rugo ni kure, ndamuherekeza ariko muherekeza ndi mu bizunga naniwe. Nakubisaga kwafe ubu muri kubona karasi bamwe ubutanzaza niyo gushesheje none keza. Ndangije nyimara kumuherekeje dusigarana ikibazo cyo kwakira abantu. Ugeze aho rero unshaka yicyari kwakira abantu ndoro ngendaho ugeze ku kimyenda amastile wari waratanze amapoze imyenda itandukanye, waratanze modeli zitandukanye, wamahirwe arabaye imyenda urayibonye n'amafaranga ntuzahivuye. Mukakumve Karine twatandukanye ndabizi ndakuzinzikanyije, ariko Karine twatandukanye atubwira ati ngiyewe yarambwiye ngo agiye kwiyahura, mfata umwanzuro wo kujyayo. Karine niki cyagukomeje kubigera ukamubwira amagambo akomeye ati nk'umuntu w'umugabo ufashe umwanzuro ugiye mu rugo iwanyu wahamagara abasaza, niki kigiye gutuma wiyahura? Wavuze tukabivamo kitamubwiye ngo wajye ukiyahura. murakoze cyane. Festri ndamukunda kandi nicyo gihe naramukundaga. Hanyuma rero n'ikintu cyanabimuteye cyane, yari afite stress nubwo atabivuze cyane, ariko urumva ni stress. Urumva bigeze kwa 2 ntarabona amafaranga yo kuza gufata irembo, ntarabona amafaranga y'imyenda ntaradodesha, kandi ishaka umwenda kuza busa neza utanga igihe gihagije cyo kuwukora. Urumva ntago byari byoroshye, kandi ubwo nanjye nari ndi kujya muhamagara hambwira ati se kutama amafaranga yo kwakiriza abantu bimeze bite. Urumva bari kuza gufata irembo mu rugo tukakira abantu, kandi amafaranga urabizi kava ku musore, ariko si hame bakobwa n'ubu ufite amafaranga uzayakoreshe ntuzarindire ngo ibintu niba mukundana mugomba gusharinga ibintu byose. Hanyuma nagiye kumureba ngezeyo, ariko nanjye Imana yari yanyeretse mu ruhande rwanjye, kuko amafaranga yo kwakiriza abantu mu rugo nari nayabonye. Imana yari yayampaye nari ntarabimubwira. Ubu nta twatuye twayinaga buri muntu abwika. Ariko ntuyabike uvuga ngo uzayakoresha ibindi. Urumva twari turi mu murongo umwe, basore n'abakobwa. Abakobwa mukunda kugira ibyo kwigwendeza ibintu byose n'umugabo ubikora. Umuntu mukunda nta kintu utakora. Amafaranga yo kwakira abantu ngiye nari nyafite, numva nayabonye nari nyafite. nayo n'igitambaro nari nyafite, hasigaye nkayo kudodesha, ariko nta nkweto nari mfite. Kandi hari kuwa 2 numva njya kumureba, ambwiye ngo agiye kwiyahura, nsanga yicaye aho ari kumbwira ngo nese ibintu urabona tuzabikora gute, nta myenda mfite, nta fanta, nta mafaranga yo kwitorero bacaye kwiyandikisha ubukwe, bimeze bite? Ndamukomeza, nagenda mfite amakuru y'Imana ko Imana izabikora, ko Imana idushyigikiye, ko Imana izatwubakira urugo rwiza, kandi koko yarabikoze, kizatugira abantu bakomeye, kizatune nyine ibintu nifite nyine message z'Imana cyangwa amabanga y'Imana. Nibyo byankomeje ngiye kumureba, ndamubwira kuko nari nzi ko yavuganye nanjye ari yo kwizerwa, ndamubwira ngo Imana yabanye natwe
kuko no kujya kwerekana mu miryango ntibyari byoroshye. Urumva njye nari ndi ku ishuri nta kintu mfite nawe nyine bitameze neza, ariko Imana irabikora iratwiyereka. Hajya mwibutsa amateka twagiye tunyuramo, abantu bakaturwanya, abantu bakadutega iminsi, Imana igakomeza ikadushyigikira ikabana natwe. Nambwira iyabanye natwe ikadushyigikira kugera kuri uyu mwanya tutari kuhagera, izabikora. Ndamukomeza. Hanyuma nanjye rero urumva nari ntarabona n'imyenda n'inkweto, nanjye ntago nari norohewe mu by'ukuri. Noneho ubwo nari ndi gupanga ati nibura nabonye ayo kwakira abantu, ndibuze kujya kumusaba ayikanzu n'ay'inkweto. Kandi uyu mugabo mureba agize style, afite amafaranga rwose, ntacyo namushinja. Noneho ubwo nanjye yajyaga nyohereza udustyle tuzadodesha tako ni kabi, akancuzingira nkagira ngo wenda yo kubikora azayamara yafite. Ubwo nari ndi gupanga ko muri iyo minsi nzajya kumureba akampa ayo mafaranga yo kubikoresha, mageze ngo agiye kwiyahura. Urumva ntago byari binyoroheye. Urumva ibyo kuvuga ngo amiyo mafaranga y'imyenda sinari nkibivuze. Ubwo birangira nyine ati yawe wenda mukansaringa ndamuganiriza birarangira. Noneho byageze twavuye gufata iyo kanzu, ariko byarinze bigera mu gitondo ku cyumweru nta nkweto zo kwerekana ngo mfite. Biriko byumva ibyo bintu. Kandi ubwo arimo ararwana n'ibintu byo kwakira abantu be, ari kurwana nayo mafaranga yo kwitorera ari butange, ntibyoroshye. Ntago nari kujya kumbwira ngo amafaranga y'inkweto. Kari byageze ku cyumweru mu gitondo utari wabona inkweto zo kwambara. Kugeza mu gitondo barugamba rukomeye naruciyemo, ntabwo biba byoroshye mu gitondo utarabona inkweto zo kwambara. Fisi nawe aragira ati imyenda nari nayibonye, ariko karame inkweto zavuye. Ubundi ako konyine Ego. ahita yigendera. Ubundi ako konyine niko gahatse. Ibintu biratangaje. Ariko ikintu nabonye abantu mudukurikiye, mwizera Imana na nyuma ya zeri irakora. Kuwa gatandatu nijoro njyewe nagiye gutira inkweto zo kwambara ku cyumweru kwerekana ku mushuti wanjye ntari buvuga izina, ariko azakibona ikiganiro arakizi. Imana umugisha yarakoze. Njya kumutira inkweto kuko twari twaravuze ngo nta gusubira inyuma, twariyemeje turi kumwe n'Imana, ubwo Imana ikizemera nicyo kizaba. Njya gutira inkweto nsanga nini ntizinkwira, ngo reba umuntu ugiye kwerekanwa yambaye inkweto zitamukwira. Ndazitahana ndazikubura, umva barazambaraga zimaze igihe. Sheri nari nanze kuzimwereka kuko yari kwiheba, ntiyari kwemera ko mujya inyuma nzambaye. Ubwo mu gitondo ndabyuka ku cyumweru, Imana sinzi ukuntu yagiye ica inzira igenda ikora ibintu by'ibitangaza, mpaguruka mu rugo arizo nambaye. Nzamukana na marene wanjye ndabyibuka, tugeze ku Ruyenzi tutarafata moto twanatinze, arambwira ati se twakomeje kugenda, hajya mbona wambaye izi nkweto nkagira ngo ni nko kwanze kwanduza izindi cyacyo uri bwambare, izindi ninde uzigutwaje. Ndambwira ati reka. Ndambwira ati burya nizi ndambara. Tabaze mubashye. Se kuki utambwiye ati basi turebe ukuntu tubigenza, basi nanagutiza izanye zinagukwira nziza basi. Ndamubwira ati rero nakomeje kwizera Imana ati irabikora, birinze bigera aka kanya ntabwo ndabona. None ibi bisandari bitagukwira urabinyurana, kandi kuko nanjye narayibonaga zari mbi pe, nta nubwo zankwiraga. Ntabwo zari ngo tuzo kwerekana. Sha tuzamuka twitotomba tumeze gutyo, turimo turagenda neza twenda kugera ku rusengero. Sinzi umuntu Imana yakoresheje, iby'amazina sinigirewe mbireba, ngiye kubona mbona ngo you have received 20,000. Twanagiye ngiye kugera ku rusengero nambaye inkweto natiye, nta kuzuyaza. Nahise rumva nshakisha mba ngiye aho hafi nshaka udukweto twiza, kandi koko twiza two byabaye byiza dusa n'ikanzu. Imana iranshyigikira. Ubwo Sheri nawe iyo kanzu ari nziza, ariko yakishyize akantu ngo dusa n'ikanzu. Urumva Sheri nawe kumva twari mu buzima bwo gufashanya, bwo kujyana mu murongo umwe, nta guca ku ruhande. Twiyemeje ati twese no kunyura hano n'Imana gusa. Ubwo mbandagiye Sheri yigeze ku rusengero kumamagara, tugeze he, ndi kurwana na za nkweto ndi gukuba zitankwira, ndi kurwana nazo. Sindi bumubwire ati ntango tumfite ko ndabizi ko twatandukanye bimeze.
ubwo mu gitondo nyine niko byagenze, inkweto ziboneka gutyo, mbanguze udukweto, mugezeho nambaye udukweto twiza. Ni ukuri inkweto zirabonetse, umunsi wageze ku munota wanyu. Tugaruke kuri Fils uragira ati imyenda nari nayibonye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tunakumbuza abadukurikiye. Fils wowe ko umudamu yari yabonye inkweto kandi ukaba warabonye imyenda nta nkweto, sentire n'inkweto byavuye n'amafaranga oya yo gufatire. Ngewe rero ngiye ku wa gatandatu sentire yo nambaye ibisanzwe kuko sentire yari isanzwe kuko n'ubundi nahari gutebeza, ariko inkweto nyine nazibonye ko sinibuka n'amafaranga yavuye mu by'ukuri. Ndayigura nijoro nyimanukana n'imyenda, ariko umunsi nyine urumva imyenda twayibonye, umunsi rero kwerekanwa uragera, urumva iyo werekanwe wakira abantu n'imico igezweho ubu ukajya no gufata irembo. Ngewe rero nta bantu nakiriye uradusinzitse, urasimbutse, uranatuzinzika, ari babandi bo hakurya bansara. Iyo umuntu ari mu rusengero yicaye wambaye neza uko abishakaga, utegereje ko pasiteri avuga ati Fils Rubayiza Manuel na Karine umurutasate n'amatisi cyaradishye ariko nahagurutse gitware sha nzabereka amafoto pe uwo munsi muze mutwara mwisha. Yego nyine ukuntu bavuga Fils na Karine nibazi bagiye gutangiza umushinga w'ubukwe, ari ukuntu itukurura ukundi icyo kintu kigezweho. Ntabyo nakurushye, eka ntabyo nakurushye. Ngewe narebaga ibyako kanya iyo kuvuga ngo ndakurura ngo uko nabonye imyenda ngo ukumane ngiriye neza byaje nyuma. Abadukurikiranye tubabwira iki? Bari mu nzira nk'iyo mwari murimo, bari mu bintu bitoroshye nk'ibyo mwari buriya. Reka mbaze mubwira akantu wenda gatoya k'uwo munsi. Uwo munsi tata tunasoza, uwo munsi njye nari mfite abantu benshi baturutse i Kigali, n'abaza buri nshya baje, abanyamakuru baje, inshuti zaje, abantu noneho dusoje kwerekana bafashe amafoto, noneho abantu barizengagiza turifotoza, ariko nkanyamamagara abantu nkabona sibashira, ariko ko ari kugira ngo bagende. Harimo n'abantu barazengurukaho uyifotoza saa taha, urumva bamenyera ko abantu biyakira, n'abantu barahagarara barangije babona nta kintu. Ndabyibuka umuntu umwe ntari buvuga yahise ambwira ngo fi ngo sara ngo ubwo turi kumwe ngo ine bati sawa disawa. Abantu bari bahari nagiye mbakwepa kandi ba pasiteri mbakwepa, uyu nawe mpita mwati manuka bagiye gufata irembo igiti ugenda. Ubwo buri muntu ahita akatiza, ubwo njye nahise ntangira kuzembagira aho ngaho ndetse no kwinywera akamuka ro ku muhanda nk'umuntu uterekanwe kugira ngo bajye gufata irembo. Fanta z'irembo nsubiye inyuma gato nazibonye nimugoroba mperekeje sheri tuvuye kureba imyenda mu mujyi, mpamagaye umugabo w'umushuti wanjye umwe wanamfashije cyane, ndamubwira ngo ni ukuri nabuze fanta. Icyo gihe yampaye 40,000 ngura fanta zo kujyana, ariko ahita ashira amafaranga. Ngumva nahise ngenda mitangura udusume, mitangura udusengeri, tangura amasogisi ya barirene, mitangira gute, amafaranga ashize mbura isuka yo kujyana gufata irembo. Uri kumva icyo kintu umuntu ufite ubukwe, mbura isuka. Noneho ndabaga ati nimugende ndayohereza, bansige ku rusengero. Bageze hepfo umusaza aramamagara, umuhungu w'umusaza bari kujyana, ati ngaho heza amafaranga y'isuka. Ariko mwagiye mu abazima ubu mu by'ukuri ndi umuntu wateguye uko nagira amafaranga y'isuka. Ati nangaye ati 3 muyatange ndaza kuyabohereza nimuguko, none ndi muri kavuyo muyatange ndaza kuyohereza. Ariko nta n'igiceri cy'icumi nari mfite. Abantu bagenda bayoyoka, bagenda sibamenya n'ibyo ari byo. Imana iduhisha gutyo bajya gufata irembo mu bintu bigoranye. Umunsi wo kwerekanwa urangira gutyo ntayo. Ubwo nyine ubutaha tuzavuga uko twayibonye. Yewe
byandike yego rwose ni ukuri yego aha katujye kwa Karine yego Karine baje gufata irembo urabizi ko ibintu no gupfundikanya ubitaye ku rusengero uko bihagaze mu rugo wowe wagezeyo akantu bakubajije ababyeyi ko bakwaza tumugerageze umugeni se ngenda ari kujyayo se oya ndavuga Karine ariko wagera mu rugo agusize ku rusengero azi ukuntu strategy imeze ariko kugadirega nangiye kurenga yego murakoze cyane urumva ibyo ari byo byose ibi byose turi kubabwira ni imirimo y'Imana ni kugira ngo tubibutse ko na nyuma ya zera Imana ikora kandi ko nk'uko twatangiza ijambo ry'Imana twasomye yavuze ngo uba mu bwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose natwe twabaye mu gicucu cy'Uwiteka tuba muri Kristo turamwizera dukomeza kumwiringira no gukiranuka hanyuma Imana iradushyigikira kubw'urukundo rwayo gusa n'imbabazi nyinshi igira kuko itameze nk'abantu idakora nk'abantu mu byaha niho ba mama batubyariye turi abanyabyaha abantu ariko imbabazi z'Imana ntabwo zishira zibonana natwe so rero tunasoza mu rugo natwe Imana yarahabaye nkuko nabivuze amafaranga Imana yarayampaye yo kwakira irayaduha turambara duha photographe w'ubuntu wadufotoye nzahara ariko ayo mafoto tuzayashyiraho ubutaha ngo ni mumera gutya ukajya uri umutuku ntabwo nzanyagirwa uriya musore cyangwa se iyo umuntu yazahaye ni nyine inzara zo ziza ati numera gutya ukajya uri umutuku mumara gutya reka byose ikiganiro cyacu aho dukurikiye kandi bigeze aharyoshye kugira ngo abadukurikirana mu biganiro byacu byose barabizi ko ibintu byacu ari uburyo hari ibisigo ukuntu umuntu postere stay bwo bavuga ati fisi we kakaguru ati garagaza ukakaguru ukagize usa umukara kandi ukaza ukagaragara n'ubundi ukaza usa n'umutuku umugani wa fisi n'imwami gabo umuhondo ariko nyine byari ishuri rirerire reka tubashimire kwitabira ubutabire bwacu Imana ibahumurisha murakoze cyane nawe utaha twasezeranye ko muzajya uko tuzajya tubabona yego abadukurikira nyine bakore subscribe ndetse na comment igisigaye ni ukubahereza ubukwe nk'uko twabibemereye ibindi ubundi Imana ibahe umugisha amen murakoze cyane